reka undi nawe agenda avuga reka undi nawe avuge wagitinganya gatingana n'amabere gatingana n'amabere wowe ndagusubiza wowe nturambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko gato nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko gato ntaruha noneho iyi live niyo yaje irabihuhura cyane gusa ari amagambo twagiye ducamo hano Kasuku yadarabye Jihad ku babyeyi be nawe rwose na Jihad araza amudarapa ku babyeyi be pe official hahande nyine barengereye muri rusange barengereye rero hano nibwo uwo bari bagiye guha Eric Semuhungu kugira ngo avuge ariko iyi voice note hano uwo bita Semuhungu yamwumvishije icara rero uberwe nayo urambaza iki ntuzongere ntuteze pe uri kwitaka ntacyo hano Semuhungu yamubwira ati ntuteze kugira ku byo mfite kugira ngo bingane uko nguko ahantu twakibaza ese baba ibintu bivugwa yuko ari we watumye ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bamwirukanye ntawamenya ibyabo bwawe nanjye ngume mu bwanjye ntuzongere ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko nta reka nkubwire oya bagutumye honte uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuri urwego rutoroheje ngwini nyaruke rutoroshye urwego ko rutoroshye noneho ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeze abane namwe ndabasuhuje mukomeze mugire ihirwe mu bintu byanyu mukora umunsi ku munsi turagarutse kuri YouTube channel yacu ni amakuru abagezweho ibiganiro byacu bitwika update ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga so uyu munsi turagarutse tugiye kuganira ku makuru ya showbiz abavuga ni wacu mu Rwanda ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye so twege slogan yacu ivuga gute mureke dukore showbiz yacu nyarwanda iziramo ishyari inzangano amacakubiri kuvugana nabi gusuzugurana ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga so hari ikiganiro twakoze tuvuga kuri Kasuku Eminyawe ndetse n'uwita Godfather batukana cyane pe kandi twe ibyo ntago byo dushaka muri industry yacu dushaka gushyira hamwe kugira ngo dukore ibintu byiza byanyabyo kandi byubaka kugira ngo tugere ku ntsinzi nkunda kubaha urugero ku gihugu cyacu twunze ubumwe abanyarwanda ya mateka yacu mabi twayashimbuze ameza rero nicyo kugira ngo showbiz yacu itere imbere turwanye ibyo byose kugira ngo twubake umusingi wo gukorera ahantu hamwe kugira ngo dutere imbere dukorere hamwe so tugiye kuganira ku muntu bita Kasuku n'umuntu bita Eric Semuhungu n'umuntu bita Jihad nabo ku mbuga nkoranyambaga barikoroje byahatari byabaye ibintu binini cyane abantu benshi barimo baragenda babivugaho nk'uko twakoze aya magambo gusa hari part 1 twakoze tuvuga kuri Kasuku ndetse na Jihad ariko iyi ni part 2 ariko turayizamuriraho na Eric Semuhungu kugira ngo ibintu tubikore neza cyane twubake rero noneho ya showbiz yacu rero dushaka gukora iziramo iki ya macakubiri ndetse n'inzangano kugira ngo dukorere hamwe ugiremo reka undi nawe agenda avuga
umva gatingana n'amabere gatingana n'amabere wowe ndagusubiza wowe nturambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nta ruha. noneho iyi live niyo yaje irabihuhura cyane, gusa ari amagambo twagiye ducamo hano. Kasuku yadarabye Jihad ku babyeyi be, nawe rwose na Jihad araza amudarapa ku babyeyi be pe official, hahande nyine barengereye, muri rusange barengereye. Rero hano nibwo uwo bari bagiye guha Eric Semuhungu kugira ngo avuge, ariko iyi voice note cyangwa iyi live ho bari barengereye pe, ntago twavuga amagambo Kasuku yavuzeho yatukanaga pe, bihagije cyane, bihagije. Niyo mpamvu twebwe ikintu dushaka gukuramo aya mashyari, izi nzangano ndetse n'ibindi bikomeye. Umva none ibyo Jihad yaragiye kubwira Semuhungu. urambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze i Kigali aho uri nawe ntagusetse hano hari ibintu byari biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ati Semuhungu Jihad yabigizemo uruhare kugira ngo agaruke mu Rwanda yirukanwe muri Amerika. Noneho Jihad hano yaje aze kubishyiraho umucyo, noneho nibwo noneho Kasuku yese azamukiramo. Rero Semuhungu we avuga yuko Jihad yatumye nyine ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hano uwita Jihad akamubwira ati guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu buzima bwanjye, ibindi tubireke. Ari no gukomeza guha warning umuntu bita Kasuku, ariko amubwira ati hano uwo bita Semuhungu yamwumvishije icara rero uberwe nayo urambaza iki ntuzongere ntuteze pe aho uri kwitaka ntacyo. hano Semuhungu yamubwira ati nuteze kugira ku byo mfite kugira ngo bingane uko nguko. Ahantu twakibaza, ese ibintu bivugwa yuko ari we watumye ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bamwirukanye, ntawamenya ibyabo. bwawe nanjye ngume mu bwanjye ntuzongere ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko nta reka nkubwire oya bagutumyeho azongera kukubaza uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuri urwego rutoroheje ngwini nyaruke rutoroshye urwuriho ko rutoroshye. Noneho hano Jihad we ava kuri Rev yasabishyiraho umucyo avuga ati ntuzongere kuntumaho abantu. Hari n'amakuru avugwa yuko ya video ya Jihad yagiye hanze ari Semuhungu wayihaye Yago, bivuga ko ari Eric Semuhungu. Niyo mpamvu abamubwira ati ngo ntuzongere kuntumaho abantu kuko hari byinshi muziho kandi ngubikiye. Nicyo kintu hano birimo biragenda bivugwa, ariko tubisoza kuri ya part 2 twavuze hagati ya Kasuku ndetse n'umuntu bita Jihad. Twabanje kubumvisha mbere pe harimo amagambo mabi yo gutukana, usize kuri mama wawe undi asize ku muryango no kuri mama wawe. Rero ibyo bintu mu gihugu cyacu birahanwa pe, birahanirwa. Sibyo twe dushaka. Duterane ubuse, tuvugane, dutongane,
ariko nitubigera ku bintu by'imiryango duhagarike, dushyire hamwe. Ni cya kintu ngiye mbabwira, dushyire hamwe, tureke inzangano na ya macakubiri ndetse no kwangana, kugira ngo tugere ku ntsinzi y'ibintu byacu twiyemeje. Dukore cyane tugere kuri byinshi. Rero iyi part 2 tuyisoza, ngewe inama hano nagira akasuku: ubutabera, ukuboko k'ubutabera ni ahantu kutagera. Jihadi, ukuboko k'ubutabera ni ahantu kutagera. Rero ibyabaye kuri Fata ku Mavuta twarabibonye imyaka 2 n'amezi 6. Namwe mureke kwikurura gereza, kuko musa nkaho murimo murayikururira ngo ibagereho. Ibyo bintu mureke tubihashye, noneho dukore bwa bumwe bwacu na rwa rukundo rwacu, kugira ngo twubake ya showbiz yacu nyarwanda iziramo za nzangano. Rero nidukomeza gutya, Libe irababona. Ngewe ni opinion yanjye nabahaga, ko no muri comment abantu barabivuga. Turi kumwe, ciao ciao.